uhe n'abakobwa bahindura bashiri bafite hari igihe ujya ahantu hose wadepoje nta uraguhamagara kubera ukundana n'umusore utera umwaka bivemo wambwa umusore utaruzuye umwuka wera atarita akora kwibera bandi bantu ngo gucana guri ngaho indege ngo yaye mavuta indege ngo amavuta y'ubuto no kuri ikirato nambaye umukarabo umuntu abahagaze imbere ibirenge byanje amano yabyo wogira n'imizi ya tangawizi akunyumvira bano bakristo ndagasa yakawatereta umukobwa w'umuyede umukobwa w'umuyede kubera iki namutereta sa aho babomora n'aba hafi niba umupasiteri akubwira ngo ndareba icyo kirugo kiri hagati y'amaguru yawe ngo reka nyikoreho ngo usengere ngo ufite agasunu n'agapipi njye afite ikibazo ubwenge imana yaguhaye n'ubwite ariko se wamugani ubu ngubu niba umupasiteri ashaka kubwira ngo hari ikintu yabonye mu maguru yawe ngo tandaraza ukongera ugatandaraza gutya yarangiza akarunguruka ndimo ndatandaraza ndaguma ntandara yarangiza akaza akarunguruka wata ntabwo nicaye nabindi kubera kuko abapasiteri babasengera yarangiza akaza akarunguruka akarebamo kikamureba nacyo akakireba ushobora kwibaza ngo ikimara ni iki ikimara ni wa musore mama wahamagara ngo ngize ikibazo cy'ibihumbi 5 ikimara kiti nta mafaranga mfite ariko ejo imisatsi ya Diane yasaza kikamwohereza nk'ikiri ku betinga umukuri wanjye nzana agakayi uzana iki kwandi gatata we kirana ukanasinya kugomba kuma icyo twavuganye umupuri uri buwutange yego ukagukemurira icyo kibazo n'ubundi cyawe ushaka ko gikemuka wawe utanga n'ubundi urawimanuka wicarira sibyo ntabwo intambara hose irwanishwa amasengesho ntirwanishwa n'ingoma uko bandeba ariko hari nashonje umujura yantera ngatera hareruya bibirira ibiraha turano visira umugore ahava akagera ibanga rya mbere hishira umugabo wawe yaba ari umurozi yaba ari umujura muhishire umugabo wanjye wambyayemo umwana nzamuhisha muhishire yakwiba niyo namusanga ku mugore w'umugabo wa mugenzi we nzamuhishira mwene ntago yabikoze ubwo bugoryi mu bwonko ngo umugabo wanjye nyanya kisabumba ndabashimira ko muneza amatwi witwa Mignone Brian cyangwa se Maxime wari umuzungu witwa Nyiranizeyimana wari umuzungu witwa Bijobija cyangwa kitwa Gasasira igisubizo ni wowe ibaze gusigira umugore wawe icyatanu ngo ayahahishe ku manywa na nijoro hanyuma ugashaka ngo nabyare n'abana musa uzi ko musetsa ya brag babarira uretse gato erega iranaga ari brag mwari kwizina ry'Imana abantu bose bize mu abantu bose bize mu ndangaburezi noneho ndaje nkubwira ubukuryo nkaburindwa bwabereye mu ndangaburezi mbere y'uwo muhungu ho ndaje nkubwira umusore hariya wibye indobo z'ikigo mwana bamuha amacyara zigarura mutigituba nasugo wandire Yesu yabwiye n'umwami aha turi mwikarume mwese atagira utigitse undi
Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Esu yajyana iki wowe utunze iki ikota rikorera bitwereka ntunga kabona ndisize ariko bari amasabano nambaye nabi nubundi rero ngo amabuno y'inkoko yerekwa n'umuyaga n'ukuntu wambaye uba utabitiriye hari aho ubyanuye uri kuza mu kiganiro. hari abana babuze amanota basubira ariko ntabwo ari bose let me listen n'abaswa nyine basuye ku kigo ufite ubu cyo nshaka kuvuga ko kunca mujamo duno mayadi nge nshaka gutanga nari ubwoba se I want to give my head wakujya president w'atondanye cyo nshaka kuvuga yakwiyame s'il vous plaît Teresa uretse mbanze hari umwana ufite wigana wakunca mujambo ntabwo ndi biheko narabikwamye uri nyabingi noneho mugabo ariko se aha ubaye perezida mu masaha 2 niki kintu wakora ubwo sinaba afite ibifaranga byinshi sinaba ndi perezida nyine none wakora iki tangira kuri bushire nkagura inyama nyinshi n'amafi ko nigeze kubomora umusekirite hano haruguru Nyanza yabaga muri twatuzu turinda iminara yarindaga umunara ahamamagara njya kumubomorera muri karakazu ko barindiraho umunara none yarimo abana b'abahungu urabwira uti muceceke namwe muzashaka namwe bizaba bizaba buri umwana w'umuhungu amenye yuko se yari intwari iyo yabyaye nawe akashaka noneho yagira amahirwe umugore we akamukora nk'ibyo nyina yakoze se wowe umeze nka Yesu wa wundi wabambye karuvatira wowe wagira ngo uri umusundi mwe wabambye Yesu karuvatira karuvatira icyo ni ikihe gihugu se mwo kabyaramo ntibari ni igihugu cy'abaruzi ngo ari kuvuga ibintu wundi wavuze ngo ni ibintu by'abaruzi n'iby'iwabo bakavuga karuvariyo ngo karuvatira urumva atari abaruzi bavuga gutyo urabizi reka mbwira abapasiteri hari igihe bavuga mu ndimi ziriya ndimi urazumva nta muntu uzumva n'umwe wowe nuko bavuga ni ururimi rwawe bavuga umushesheregeti ngaho izi ni buna batari z'abacuraguzi kongo bamufasha ari gusambana anago habonaga bakibatorosha gutya watufasha igitabo cya ekonomi ngo ari gusobanurira umukobwa hasi bimeze gutya umukobwa yazamuye ikabutura nako ijipo iri mu mutwe ndi nawe ngo economic ati uri gusobanura ibiki Burayi buri ku mugabane w'Iburayi nese u Rwanda rukuriye umugabane Afurika wow nese u Rwanda ruba mu kahe karere mu karere ka Kicukiro zira ADN za gakondo zivuga ngo kareba umwana mu irugu ngo uyu mwana shangwa arasanga ndakara akoya ari n'umugabo utajya wihishira wibyara bura nkanjye reka mvugize ukuri nakubyaye nta n'ubwire no kujya gukoresha ADN wowe rero uzanagorwa hano twagiye muri muzehe kwizi umuntu agabati dore umwana wanjye sana Kenisi kandi Kenisi ntazi uwo muntu ni mu cyaro cyakure cyane cyane bandi twe tugiye adashaka ubiyenza kubi ese unadupima unicaye none ze ko usibe gusura ko ntahaguruka mpagurutse byawe bindi didi yewe baragusuma ukajya ko genda sha
nge ndi umwe mu basore mbivuze nzamuye akaboko kanzamurisha ntaza kwa gusanga nayo nambaye agapira nk'akamakaca bakajya kubona kabona hari utuntu twashokonkoye hano tw'imikara tumeze nk'utwoya. Yo turabadeperi bakimeza turabatera amakofe we ndetse n'imigeri akunyumvira bano bakristo ndagasa turabadeperi bakimeza turabatera amakofe we ndetse n'imigeri umugeri we ndetse n'imigeri ubikofe we shotokani ndetse n'imigeri zunzuki Manu ute kusora byose ndabanze kugushimira kubona ngejeje muri uyu mwaka wa 2025 tugeze hagati turi hafi kurangira. Mani ikintu nabanza kugushimira muri uyu mwaka wandinze icyaka. Sinigeze mbura agapeti, sinigeze mbura turubu, sinigeze mbura sikori, sinigeze mbura brushete, sinigeze mbura ikirayi gusenga cyangwa toki kwa Mucoma. Nshimire na ba Mucoma b'uyu mwaka muri rusange. Mana na Nyagasani ndashimira abasinzi bose bagejeje uyu mwaka utaraguye muri rigori utarakomeretse kubera urwagwa. Mana Nyagasani ndagushimiye warinze abasinzi muri rusange. Ndagushimiye kandi ukomeze uturinde uyu mwaka turangiza amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amano turinde icyaka mu izina rya Yesu. Amen. Asongoye nukuvuga ngo mwabakobwa mwe b'Ikigali ntabwo muzatungwa no gucuruza amabuno gusa. Rekuza amabingo umenga n'inkono y'abatwa. Uno umutwe se. Hoya ni amata yawe. Umuntu arakubesha ngo Imana yavuze ngo umushahara wawe ukoze kose ngo uzawushikane mu isengero. Murabasaze mu mitwe. Kuburyo Imana itazi ko umushahara ari uriha inzu ukariha amashuri y'abana ukariha ibyo murya. Imana n'umwambuzi ku buryo ukwishisha abantu inzara igomba kuzana amafaranga mu isengero. Sivyo muzoba mwiba. data we Nagize umwaka ntazibagirwa mfite ibirori. Bura peteroli yarashaka mu gashashi. Bura n'ubuto bwo mu gashashi tekerwa n'umuntu udahumurigo akarangisha peteroli arekamago. Mubazi umuntu akubwiye ngo Nzovu how are you wamusubiza ngo iki? How are you? How are you? How are you mukeba Yesu Kristo dukunda. Subiza wagisa kunde.